ariko ndagira ngo mbabwire ngo ijambo Dawidi yavuze nta kizarihindura. Zaburi ya 32 niwe wabivuze, ari ubuhamya avana kuri we, ati hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Nta munezero tuzigera tubona ku isi wasimbura kuba umunyabyaha ahinduka umukiranutsi, kuba kwizera igitambo cya Yesu. Ibindi byose abantu babinyuramo bakaba ubwo basoza bongeye gusharirirwa nabyo, ariko nta muntu wigeze yicuza guhitamo agakiza kacu. Uyu mugoroba rero ndagira ngo twongere twerekeze ikiganiro ku butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo. Turajya mu bitabo bitandukanye byo muri Bibiliya, ariko nubwo twajya henshi hose harabazenguruka kuri iri jambo tubona muri Matayo igice cya 3. Nifuza ko buri wese arigira irye. Nowa arimo abwiriza abo mu gihe cye, ubutumwa yabwirizaga bwari ubutumwa buvuga ngo ni mwihane. Abahanuzi bazaga kubera ikibazo cyavutse mu Israeli, Imana ibohereje ngo babwire abantu kwihana. Umubwiriza wese akwiriye kubwiriza yerekezaho, kandi tuzaba twemeranywa na Bibiliya, kuko ubutumwa bwa Bibiliya burabwira abantu kwihana. Nyamara turi bubone igisubizo abantu batanga kuri iryo jambo. Abari butanga icyo gisubizo ntabwo amazina yabo yanditse muri Bibiliya, ushobora kuba nawe urimo. Icyiciro tugiye kwigana kiravuga ngo guhinduka. Petero arimo abwiriza abantu, yarababwiye ati ni mwihane muhindukire. Ntabwo kwihana biri muri kamere y'umuntu. Kamere y'umuntu ni ukurwanya Imana. Imbaraga itera umunyabyaha kwihana ituruka i Karuvari gusa. Ariko se kuki Petero ashyizemo indi ngingo yitwa guhindukira? Tugiye kureba Yohana umubatiza ari kuri Yorodani. Bibiliya iratubwira ngo yabwiririzaga mu butayu bwa Yudeya. Ijambo mu butayu, ese nimba Yohana yabwizaga abantu ababwira kwihana, akabwiriza mu butayu, twe tukaba tutari mu butayu, iryo jambo ryaba riri buhurirehe n'abantu bari hano gute? Urabanza umenye ubutayu ni iki. Misiri ubutayu irabufite, ibihugu bya Aziya burahari, hari n'ibihugu bitandukanye bifite ahantu h'ubutayu, ariko Yohana yabwirizaga mu butayu. Kandi mu butayu ni ahantu urubuto rumwe, kugira ngo urutere mu butayu nibura ugira ngo ugabanye ubunini bw'ubutayu, amafaranga rutwara, amadolari rusaba, kugira ngo waruteye yizeye ngo nibura rurafashe. Ntabwo atari uko rwari rwera, rurafashe gusa. Amadolari 2,500 kugira ngo urubuto rwo mu butayu rubashe kwizerwa na nyirarwo ngo rurafashe. Yohana araza abwiririza mu butayu, ahantu guhinga imbuto, gutera igiti bigora cyane. Arimo abwiriza Abayuda bari baje mu butayu
ariko mu mitima yabo nabo hari ubutayu. Amaze gusohora urubuto rwa mbere arubibye muri bo, arababwira ati ngaho nimwera imbuto zikwiriye abihannye. Imitungo igenda ku munyabyaha kugira ngo yihane irenza amadolari 2,500. Reba ibibwirizwa bimaze kukunyura imbere, urebe imitungo iba yatanzwe kugira ngo icyo kibwirizwa ucyumve. Murimo murareba muza mukicara mukagira ngo ibi mwabisanze aha, bitwaye amafaranga menshi cyane arengeje amadolari 2,500 kugira ngo ubutayu bugabanuke. Arabwiriza ati nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Imbuto nyinshi zarahinzwe mu butayu ariko zibura aho zishinga imizi, harashyuha nta ntungamubiri zirimo, n'ubutaka budafite ifumbire. Yohana arabwiriza, Yesu araza arabwiriza muri Matayo igice cya 4 umurongo waho wa 17. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kandi Yohana muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 2, Yohana ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kuki bose bakoresheje ijambo ryitwa kwihana? Nta yindi mpamvu, ntabwo ari ukugarukirana mu magambo, ahubwo nuko abantu batarihana. Iyo aba bantu bari bihannye, hari andi makuru bamenyeshwa, ariko nibura iryo jambo kwihana ryasobanutse. Imbuto zasohowe n'ababwiriza benshi zikabibwa muri wowe zimaze gufata. Imitungo yakugenzeho kugira ngo ubutumwa ubwumve. Ku ijambo ry'Imana ari imbuto itabora, rimaze gushinga imizi muri wowe. Niyo mpamvu ijambo ryitwa kwihana ni ijambo ridasaza kumubwiriza uwo ari we wese. Mariko igice cya 3 umurongo wa 12. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko igice cya 3 umurongo wa 12. Nuko baragenda bigisha abantu ngo bihane. Abigishwa baragenda ngo bigisha abantu, kandi icyigisho bari batwaye ni icyigisho kivuga ngo mwihane. Ibyakozwe n'umwe igice cya 8 umurongo wa 22. Nuko wihane ubwo bubi bwawe, usaba umwami kugira ngo ahari niba bishoboka ibyo wibwira mu mutima wawe ubibabarirwe. Nuko wihane ubwo bubi bwawe, usaba umwami kugira ngo ahari, harimo ijambo gukeka, ahari niba bishoboka ibyo wibwira mu mutima wawe ubibabarirwe. Ariko se kubwira abantu bavukiye mu matorero atandukanye, kubwira abantu babatijwe bakiri abana, kubwira abantu babatijwe bakuze bakagera ku rwego rugira inshingano zitandukanye mu matorero ngo nibihane, aho iryo jambo rirumvikana? None se abo Yesu yabwirizaga n'abari bari mu bubari, nubwo nabiri jambo ribareba? Bari abanyedini bakavukire, ariko icyitwa kwihana byari bikiri urundi rurimi rushya muri bo. Ibyakozwe n'umwa 26. Ndagira ngo dutekereze kuri iri jambo cyane, umurongo waho wa 20. Ahubwo mbaza ab'i Damasiko, maze mbwira ab'i Yerusalemu n'abantu bo mu gihugu cyose giteganye na Yudaya n'abanyamahanga, mbabwiriza kwihana ngo bahindukirire Imana bakora imirimo ikwiriye abihannye. Amahanga yose akwiye kubwirwa ubutumwa bwitwa kwihana,
kandi atari ukwihana gusa ahubwo bakiga n'ijambo ryitwa guhindukira. Icyambere kwihana ni ijambo rivuga ngo nuguhagararira aho ugeze mu bibi wakoraga, kandi nugume kuhagarara ahubwo ugahindukira, kuko iyo nzira iragoye wari urimo. Ahari umwami Imana watanze imbabazi yakubabarira, ariko ikibazo mbese aho ni waba wibeshya ko waba warihannye? Nimba warihannye warahindukiye? Iyo usomye urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3:9, ni ijambo tumenyereye abasomyi ba Bibiliya, aho Bibiliya ivuga ngo umwami Imana nitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe babyibwira ko iritinza, ngo ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ishaka ko twihana. Ngiyi impamvu kuza kwa Yesu bigaragara nk'ibitinze. Abantu ntibarihana, ntabwo abantu barihana. Kandi urwango Satani yanga Imana ntagishobora gusubira mu ijuru ngo agende ateremo imidugararo, ahubwo aratuma abantu baba abanyedini ariko batihannye, kugira ngo uburemere bw'ijambo ry'Imana buse nkaho nta mbaraga bufite. Yesu ntabwo yatoye abigishwa bake kuko i Yerusalemu hari abaturage bake. Oya, ubwinshi bw'abantu batarihannye ntacyo bumara. Umubwiriza wa mbere wabwirije imyaka myinshi ku isi nta n'undi uzageza he, ni Nowa. Yabwirije imyaka 120, hihana bangahe? Nuko atari umuhanga. Bibiliya imwita iki? Imwita umubwiriza w'ibyo gukiranuka, ariko kuki habonetse bake? Isengero zuzuye abantu ariko batarihana. Ntabwo ab'iki gihe bafite imyumvire mizima kurenza yo ku gihe cya Nowa, ahubwo ab'iki gihe ni abahanga mu kwiyoberanya mu matorero. Naho igihe cya Nowa naho kwiyoberanya kwari kuri, barabihakanye. Yesu yatoye abigishwa nabo yasize ku isi ubwabo, yagiye mu ijuru batarihana. Nawe ubwe yabasize mu isi batarihana. Ari wowe wabitoreye, arabiyigishiriza, arabigaburirira, bariraranira, bararuhana mu isi, arinda ava mu isi. Ijambo kwihana batarasobanukirwa. None ab'iki gihe bahamya ko bihannye babikuye he? Iyi itorero riba ryarihannye ntabwo riba rifite umubare nk'uwo rifite. Nibishoboka i Sodomu havuye bangahe? Navuga butumwa ryahabereye. Nimba mu itorero ry'intumwa 12 harimo Yuda, ubu ba Yuda kuba n'abakirisitu bahari, urahita wumva ba Yuda bahari. Yari umwe muri 12. Reba ibihumbi by'abakirisitu ukube na ba Yuda ubwo rero, kandi bari mu matoro yose. Ananiya na Safira nimba bari bahari mu bantu bake. Yesu ati nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yohana ati nimwihane. Petero ati nimwihane muhindukire. Abantu bakeneye kwihana, kandi ikintu cya mbere bakwiriye kwihana ni iminsi yo kujijwa babayemo. Iminsi yo kujijwa babayemo, abantu bakeneye kwihana ubwa mbere. Mbere yuko bihana ibisindisha, bakihana ubusambanyi, bakagira ibyaha bihana, bakwiriye kubanza bakihana iminsi y'ubujiji, iminsi yo kujijwa babayemo. Nusoma mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2, Bibiliya tubwira ngo Imana ibwira Abisirayeli ngo nimuhindukire. Igihe mwazengurukiye umusozi Seyiri kirahagije. Imyaka 400 Abisirayeli badasiba kugenda ariko batava aho bari. Imyaka 400
imyaka 40. Abise bamaze imyaka 400 mu Egiputa irengaho 30 batarihannye. Aho Imana ibavaniyeyo ibanyuza inzira y'ubutayu kugira ngo badahinga, batavunwa no gushaka ubuzima. Ntabwo bari bafite amafaranga yo gushyira abana mu mashuri, ntabwo bari bafite ikibazo cyo kubyuka mu mirima ngo bajye kugira icyo bakora. Yishingira ibiryo byabo, inkweto zabo nizabasazaho, imyenda niyacika, ngo ibigishe kwihana. Iryo jambo rirabananira, bagwa mu butayu. Rirabananira, bazenguruka umusozi Seyiri igihe kirekire. Iti ni mucyamike. Abantu 100 bavuye mu Misiri, kwihana birabananira, bagwa mu butayu. Icyemezo cy'uko wihannye ni ikihe wowe? Ibyo wita kwihana byaba atari byo. Ibyo wita kwihana byaba atari ukuri, ukazisanga warataye igihe. Yeremiya igice cya 6. Yeremiya hari ijambo avuga, igice cya 6 umurongo wa 16. Ni ijambo gira ngo utinye uyu mugoroba. Uwiteka aravuga ati, nimuhagarare mu nzira murebe. Cyo ni icyambere, muhagarare mu nzira, ariko mutahagarara gusa, ahubwo munarore. Nimumara gukora ibyo bintu bibiri, icyambere guhagarara mu nzira, kabiri kureba, icya gatatu mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko igice cya 10 umurongo wa 47. Bibiri tubwira yuko hari umuntu wasabirizaga, ariko ntabwo yasabirizaga ari mu nzira, yasabiririzaga iruhande rw'inzira. Ikibazo arafite cya mbere ntabwo ari icyo gusaba, ahubwo aho yasabiraga ntabwo hari hamwemera kuzagira icyo ageraho. Nimvuga uwo muntu wasabirizaga ari hirya y'inzira, wumva amasengesho y'abasenga ariko batarajya mu nzira neza. Ijoro barasenga, ku manywa barasenga. Ikibazo, urasabira he? Muhagarare mu nzira, murebe, mubaririze. Nimba mubona abantu babazi iyo nzira ya kera, mubasobanuze muti inzira ya kera ni iyihe, kandi nimumara kwisobanukirwa muba ariyo munyuramo. Inzira ya kera ya mbere ni iyo Adamu yaboneyemo ubugingo buhoraho, ni agakiza dukesha igitambo cya Yesu. Ngiyi iyo nzira, ngiyi inzira Aburahamu yanyuzemo, ngiyi inzira Yakobo yanyuzemo. Ni mwihane muhindukire. Iri jambo ryitwa kwihana riza gusobanukira abantu. Ubu bwishi bw'isengero ni buba buhari, bishoboka ntabwo buba buhari. Kandi Satani anezezwa n'ubwinshi bw'abantu bavuga yuko bihannye ariko batarahindutse. Noneho Uwiteka avuga ati, nimuhagarare mu nzira murebe, kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati, ntituzayicamo, ntituzayinyuramo. Wowe ntabwo umutima wawe uri umuhakanyi. Ese nimba Bibiliya mu mateka igihe wari utarabaho, umubatizo Bibiliya yemera ari wo mu mazi menshi, abantu barasubiza bati nabo tuzawubatizwa, nubwo Bibiliya ari wivuga. Mubaririze inzira ya kera rero. Ni iyihe mpamvu kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, igitabo twese twizera ko ari ijambo ry'Imana, kidafite inkomoko ku idini iyo ari yo yose,
kuko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Imana Data wa twese, abahanuzi bose, intumwa zose na Yesu Kirisito bakaba bararuhutse umunsi umwe w'isabato. Ariko abantu basubiza ngo nubwo byanditse muri Bibiliya ntituzayinyuramo. Nuko iyo nzira batayizi muyibaririze. Nimubona inzira nziza aho iri aba ariho munyura. Izina rya Yesu risobanura iki? Uzamwite Yesu kuko ari uzakiza abantu ibyaha byabo. Wowe wicaye aha, ibyaha warabikijijwe. Ngiye izina rya Yesu risobanura. Ntabwo ari ukurivuga ku munwa, kuko abavuga ngo mwami mwami sibo bazinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse abakora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Muyibaririze. Umubare w'ibihumbi n'ibihumbi bisenga ku cyumweru, Bibiliya ihita kuwa mbere, nuko nta Bibiliya bafite, ariko barahakana ngo ntituzayinyuramo. Abayuda Yesu arababwiriza, intumwa zirababwiriza, baravuga bati Yesu, twebwe dufite umwami witwa Kayizari, ntabwo uri umwami wacu. Ati igihe kizaza uwo wise umwami wanyu azakubakaho uruzitiro, azakurinda cyane. Byarasohoye muri 70. Batakira Kayizari ntiyagira icyo abamarira, kuko banze guca mu nzira za kera, inzira yo kwihana. Inzira yo kwihana ntabwo mu mateka abantu bigeze bayemera. Oya, kereka Bibiliya nimba iyo ufite atari yo ufite. Ni ijambo ritemerwa n'abantu. Abantu bahitamo kuba abangeso nziza, abantu bahitamo kuba abantu biyubaha, bakagira aho babarizwa mu nsengero, ariko ijambo ryitwa kwihana n'urundi rurimi barahakana bati ntituzayicamo. Isubi ikurikiraho 17, kandi nabashyireho n'abarinzi nimutegera amatwi ijwi ry'imanda, ariko barahakana bati ntituzayatega. Murahirwa mwe mwaje mukumvira ijambo, abandi bo bahakanye kuzahagera. Hano wahashyira filime nini cyane abantu bareberaho imipira, mbese abantu baza ari benshi, yego. Wahashyira abantu barwana, abantu baza ari benshi, ariko ijambo ryitwa kwihana abantu bati ntituzayatega amatwi yacu. N'abazagerageza kuza bakayatega, nibumva iyo nzira bazahakana bati ntituzayicamo. Cyokora tugiye kukwereka yuko twemeye ibyawe, tuze mu idini runaka, tugire aho tubarizwa, ariko amateka yacu mu cyaha ntituzayarekura. Barabihakana. Iryo ni ijambo ry'Imana ribivuga. Wowe inzira wayinyuzemo. Cyokora Yesu yarabwirije, anagerekaho kugaburira abantu. Abana bagaburiye bararya barahaga, na mu gitondo bukeye nawe bararitse. Ntabwo ari bo babonye bucya. Buri muntu wese yararitse abantu, nawe umutumye ngo ejo muzaza n'abantu. Bamwe banyuriye ubutaka, abandi banyuriye amazi, bamugeraho batumva, mwigisha twagushatse nawe tutageze. Ubu hari n'abandi bari mu mayira barimo bashaka amato baje kukureba. Ni iyihe mpamvu bari baje? N'ibyo kurya yarabahaye kuri uwo mugoroba. Aho abantu baraza, aho batemera ni mwihane muhindukire. Barahakana bati ntituzayicamo. Kimwe mu mpamvu insengero zuzuye abantu nicyo bashaka kuri Yesu, kwiga bagatsinda, uwo Yesu bazamwemera. Kubavana mu nzu z'ubukode, uwo nguwo nawe umuhakana.
umutekano w'umugabo n'umugore bari bafitanye ibibazo cyangwa ikibazo cy'amadeni mu mabanki, Yesu wasezeranye ko uwo baramwemera. Uhindura umutima barahakana bati ntabwo tumushaka, umwami wacu ni Kayizari. Wowe uramugenza ute? Umugore wa Pilato utarasengaga Imana yo mu ijuru w'umuroma, ubutegetsi bwayoboye icyo gihe mu mateka ya Bibiliya, yaragiye araryama, marayika w'iteka aramusanga amushyira mu iyerekwa, amwereka Yesu amateka ye. Atabisomye muri Bibiliya, abayifite barabinaniwe kubyumva. Aragenda amwereka ko ari umukiranutsi, kandi amwereka ko abayuda bamwanga. Ati none mugabo wanjye, ni wowe ufite ijambo rya nyuma rica urubanza. Uwuvuze ngo narekurwe ararekurwa. Ndagusabye uriya muntu narose ni umukiranutsi, nugira icyo umutwara. Imana ibigendereye Pilato. Yohana igice cya 19, abayuda bazana Yesu mu gitondo cya kare, nk'uko umugore yabwiye umugabo we. Amaze kumubwira abibika mu mutwe, ariko ntiyabyizera. Aragenda ajya mu mategeko y'Abaroma ngo arebe icyo barimo barega Yesu, arakibura. Ati nge nta cyamubonye, habitangaza gatatu. Abayuda bati Pilato, uraramuka utamubambye turakurega kuri Kayizari akwirukane, nuzongera guhembwa, abakubaga baragutera icyizere. Pilato arebye umushahara, arebye icyubahiro, arebye na Yesu umuziranenge umuri iruhande, aragenda bakamaza arakaraba ati nimugende mu mubambe nabura akazi. Abantu benshi baranga kwihana kubera icyo barya. Nugire ngo hari impamvu. Inzira yo kwihana ni inzira y'irembo rifunganye, inzira isaba kugira ibyo urekura, inzira isaba gusubiza iby'abandi, ugasaba imbabazi wowe wahemukiye. Iyo nzira izacibwamo n'abangaye, kandi uhisha ibicumuro bye nazagubwa neza, ariko ubyatura akabere kazababarirwa. Ngiye impamvu abantu bari mu nsengero badashaka kwegera ubutumwa bwitwa kwihana. Wari wasaba imbabazi abo wahemukiye, we wifuza abazigusaba, ariko se wowe uzisabye bangaye? Ibyo abandi watwaye birangana iki? Abantu wahemukiye, imiryango itakivugana kubera amagambo yawe irangana iki? Basange nimba ushaka ubugingo. Nimba utabasanze, uhisha ibicumuro bye nazagubwa neza. Umva ijambo ryitwa kwihana, ntabwo ari gukina. Niyo mpamvu bavuze bati ntituzayicamo. Pilato aramutanga, Yesu agenda arabambwa. Nyamara ikibabaje, amateka avuga yuko Pilato nta n'igihe yamaze ku kazi, yaragiye yiyahura mu mazi mu mugezi, aragenda n'ubundi apfata atabonye n'ubugingo. Amahirwe yawe nawe arimo agenda kurangira nutabizi. Yesaya 55:8 haratubwira ngo iki? Yesaya 55:8 hari ijambo rivuga ngo, reka duhere ku murongo waho wa 3. Mutega amatwi muza hondi, munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe. Nimutega amatwi muza hondi, munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Nanjye ndabaha isezerano ry'imbabazi. Iryo jambo ku murongo wa 7 wa 3 haravuga ngo, Yesaya 55, nimushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, nimumwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha reka ingeso ze, ukiranirwa reka ibyo yibwira. Agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Nimugarukira Uwiteka bigishoboka, nimumwambaza imbabazi ze zigihari. Ukiranirwa reka ibyo yibwira. Kandi
ubutumwa bwiza bw'ibyanditswe byera burakomeza butubwira muri Yeremiya ku gice cya 7 umurongo wa 27 haravuga ngo uzababwira aya magambo yose ariko nibazakumvira, kandi uzabahamagara ariko nibazakwitaba, maze uzapfe kubabwira uti ubu ni ubwoko butumviye ijwi ry'Uwiteka Imana yabo, batemeye no guhanwa, ukuri kuraheze kandi gushize mu kanwa kabo. Genda ubabwire, upfe kubabwira, nubwo bari buvuge ngo iyo nzira ntituzayicamo, ariko ihangane ugenda ubabwire. N'Imana ibivuga. Yeremiya aragenda, igice cya 8 umurongo wa 4 cya Yeremiya, maze kandi uzababwira uti Uwiteka arabaza ati mbese abantu bagu ubutazabyuka? Ni ikibazo. Umuntu yayoba inzira ubutazayigarukamo. None se ubu bwoko bw'i Yerusalemu kuki bwasubiye inyuma bukagendanira ko bukagundira uburiganya bakanga kugaruka? Nabateze amatwi numva batavuga ibikwiriye, nta numwe wihannye ibyaha bye ngo avuga ati mbese ariko nakoze iki? Icyo kibazo nicyo abantu bakwiye kwibaza. Ariko Mana, nkanjye nakora iki ngo mbone ubugingo? Imana iti nabateze amatwi ndabumva, ariko ibintu bavuga ntabwo ari amagambo ahesha abantu umugisha. Oya, ntabwo ari amagambo ahesha abantu umugisha. Ibyo bavuga ntabwo bikwiriye, ntabwo bihannye. Abantu bazayoba inzira ubutagaruka. Yesaya 35 umurongo wa 8, Bibiliya avuga ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izabiya babandi abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Yohana 14 umurongo wa 6, iryo somo twararikoresheje ariko ntacyo bitwaye rigarutse. Yesu ati ni nge nzira ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa data namujyanye. Nubwo abantu bavuga ngo ntituzayicamo, we muntu uri hano wabatijwe ku gahanga kuva mu itangira ukagera mu byahishuwe, ninde muntu handitse muri Bibiliya wabatijwe ku gahanga? Ninde muri Bibiliya yawe? Ninde muntu wanditse muri Bibiliya nawe wabatije ku gahanga? Nibura uwabatijwe ku gahanga umugaragaze, unagaragaze n'uwabatije ku gahanga muri Bibiliya. Ariko barahakana ngo ntituzabyemera. Wowe nabyo wahakanye. Ntabwo ari amakuru ya Yeremiya gusa. Umunyabyaha wava akagera arasubiza ngo ntituzayicamo. Mushaka Uwiteka bigishoboka kwabonwa, mu mwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha areka inzira ze mbi agarukira Uwiteka. Uwiteka nawe asezeranye isezerano ko ari isezerano ry'imbabazi. Nyamara ntabwo Imana izihatira abantu. Abagiye bahakana kunyura muri iyo nzira nta gahati Imana yabashyizeho, ariko yaberetse ingaruka bizabagiraho nibaramuka bagundira iyo nzira itari ukuri. Ubu rero twagize ibyago kandi ari amahirwe. Ntabwo tukibarwa mu bantu batazi ko hari Imana. Ntabwo tukibarwa mu bantu bemera ko Bibiliya ari igitabo nk'ibindi, nubwo abantu bahari. Ahubwo ikibazo gihari, wowe wayemeye nk'ijambo ry'Imana, wewe wemeye ko Imana ya rurema ari Imana umuremyi, kwigiye kugushyira mu rubanza rwo kutagendera mu byo wizera. Yesu ati nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yohana nibwo butumwa yabwirizaga. Ariko ikibazo, abantu bashaka kwihana. Ese abantu barihannye? Ese ababwiriza bariho muri iki gihe nuko barusha no wakubwiriza? Yesu se nuko atarazi kubwiriza? We wazuraga n'abapfuye akabasubiza abantu babo,
akagaburira abantu nawe agize icyo akora, agakiza abarwayi ntagire umuha umubyizi n'umwe, ariko kuki batamwemeye bakavuga ngo nabambwe. Ababwiriza b'iki gihe b'inyama n'amaraso nibo bazabwiriza abantu bakemera, ahubwo Satani yamaze gufata imitima y'abantu ayishyiramo ikinya kugira ngo abantu bajye bajyaho iby'Imana bivugirwa ariko bo kubyakira. Imana yabwiye Ezekiyeli, erega aba bantu baraza bakakwegera baturutse hafi na kure, usigaye bamerereye nk'indirimbo nziza iryoheye amatwi. Uyu munsi tugwije abantu barimo batoranya ababwiriza, uyabwiriza neza, uyu ntabwo atinda, ukagira ngo wabwirije neza natinde warihana. Umva uko umwana w'umuntu ameze, ibyawe ni bizima, gira umwete wihane. Igitabo cy'Ibyahishuwe ku gice cya 2 kugenda ukagera mu gice cya 22, ubutumwa bwanditsemo n'ubwo kwihana. Ibyahishuwe 2:5 Bibiliya avuga ngo gira umwete wihane, kuko nutihana ndaza aho uri nk'uri igitego kitabaza hacyo. Ubutumwa bwoherejwe itorero ry'Laodikiya, itorero ryo mu gihe cya 7. Gira umwete wihane, dore magaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakinga urugi nzinjira badusangire. Laodikiya kugira ngo ivuge iti Mwami Yesu, ndaje ndi umunyabyaha, irabihakana itumva, ndabizi ndi umukire, ndatunze, ndatunganiwe, ntacyo nyennye. Ubusubije nk'abo ku gihe cya Yeremiya ngo nituzayicamo. Ari wowe n'Imana ireba byose niyihe? Iravuga ko utambaye, ikavuga ko utareba, ikavuga ko utizera, wowe ukayigisha impaka. Ubwo urayirusha kureba. Abantu bareba ibigaragara, Imana ikareba ibitagaragara byo mu mutima. Imana irebera mwitangira ibintu ikagera ku musozo wabyo ikavuga ko bizaba. Irakubwira ngo ntabwo urihana. Iti ngewe ndambaye. Iti wambaye ubusa. Iti ndambaye. Igisubizo uri mutanga ni icyo muri Yeremiya ngo nituzayicamo. Ibyaho nshinja nabyo mfite. Nyamara ahangaha hari imiryango itavugana. Nimba warihanye kuki mutavugana utavugana n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe? Kubera iki nimba warihanye? Ninde wababuje kuvugana? Hano hari imiryango abaturanyi badakandagiramo. Kuki utarujyamo, kuki batazi wawe? Umva ikibazo. Gira umwete wihane, kuko nutihana ndaza aho uri nk'uri igitego kitabaza hacyo, usigare mu mwijima. Kandi Zaburi 119:105 Bibiliya iravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Abihannye bari he ngo bere imbuto zikwiriye abihannye? Abantu nibabarebaho batanavuze bahimbaze Data wo mu ijuru. Satani maze arangije arabihorera. Satani hari imyaka tutazi Bibiliya itigeze igaragaza, yamaze yaraguye kandi ari mu ijuru, nta mumarayika n'umwe ubizi uretse Imana gusa. Iki Imana yakoze ntabwo ari naniwe guhita imujugunya mu isi, ariko hari gusigara ikibazo mu bwonko bw'abamarayika kitazigera kivamo. Yazize iki? Uriya mutwara mucyo wacu yazize iki? Iki Imana yakoze rero, yashatse ko icyo ireba n'abamarayika bazakireba. Satani muha igihe ngo imbuto imurimo izashyira igaragare. Adamu aracumura, ariko ntabwo yahise apfa ngo ashyingurwe. Hoya, yagumije kubaho akeneye imbabazi z'Imana, ariko dushimira Imana ko igihe zaziye yihannye, arazemera kandi azakira. Igitabo cyose nashoboye gusoma, nta gitabo kiranyereka ko Adamu yongeye gukora icyaha nyuma yo kwakira imbabazi z'Imana. Izo mbaraga zivanye he?
zimushoboza kutagikora, wewe waziburiye he? Uwazimuhaye wowe ntiyaziguha. Abadayimoni bari ku isi bose si we bari bashinzwe, hari undi muntu wari wakabaho? Nta kindi cyaha yakoze Bibiliya igaragaza, kuko yahaye agaciro aho avanywe. Areba ukuntu Imana umuremyi igiye kuza ikambara umubiri ikarya nk'abantu ikagenda ku isi ikahababarizwa, abona n'icyaha cye cyabiteye. Ibyo cyakoze kirahagije, sinzongera. Afata icyemezo. Kwihana rero ni ijambo ridasaza, kandi nibwo butumwa Yesu yahaye abigishwa be. Igihe yazamukanye n'abigishwa be mu cyumba cyo hejuru, arababwira ati aya ni amaraso yanjye y'isezerano ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Iryo sezerano ryo kubabarirwa urarifite, wicaye urifite. Ibyiringiro by'abacunguwe nka Dawidi urabifite, ngo nawe utangaze ngo hahirwa ababariwe ibicumuro bye, ari we wivuga. Ibyaha byanjye byaratwikiriwe, hahirwa umuntu w'iteka areba ari mu ijuru nta mubare w'icyaha. Ni Dawidi utubeshya ibitaramukorewe. Kwihana birakenewe kandi bikwiye kubwirwa amahanga yose. Marayika wa mbere mu Byahishuriwe 14:6 araguruka aringanije ijuru, agenda abwira abantu ngo ni mwihane. Muramyi yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko n'ibirimo. Abantu bakwiye kugaruka ku rufatiro rwo kuramya Imana, nibongere kuyibangikanya n'ibindi biremwa. Nubwo yaba ari umuntu, nubwo yaba ari ishusho y'ahantu hose aho ivi kagera, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko niwe muremyi. Kandi nimba wemera ko Imana ari umuremyi, Imana ni umuremyi w'uburyo bubiri. Icyambere ni umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo, kandi ni umuremyi w'umutima mushya. Ubwo ari umuremyi rero, mbese wari wamuha umutima ngo awureme bundi bushya? Nimba utararemwa bundi bushya, uri umuhakanyi w'iby'Imana, uravuga ngo nubwo ari umuremyi ibyo yaremye ndabyemera, ariko njye sinemera ko ndema. Urasubiza nka Yeremiya abamusubije ngo ntituzayicamo, cyangwa urasubiza nk'abigishwa babwirije ku munsi wa Pentekote abantu kugira ngo bavuye ngo ntituzayicamo, ahubwo baravuze ngo bagabo bene data tugire gute? Petero ati ni mwihane muhindukire. Uyu mugoroba rero ntabwo ari umugoroba w'iterabwoba, ahubwo ni umugoroba uhamagarira abantu kwihana by'ukuri, kandi mu byo wangije ukabikosora, kuko niwe wabyangije. Nta muntu uzakugira gukosora ibyo wangije, nta muntu uzajya gusabira imbabazi umuntu wahemukiye, ni wowe uzigirayo. Nta muntu uzagusubiriza iby'abandi, ni wowe uzabijyana, kuko ni wowe ufite aho wabibitse. Ngaho iyo nzira ibashyizwe imbere, ni muyicemo. Abagiye gusubiza baraba benshi ngo ntituzayicamo. Iki kibazo ntabwo iby'agakiza ari ukorohereza abantu. Yeremiya turuguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru, bagenda babwira abantu ngo ni amahoro nta kibi kiriho, kandi ni amahoro. Amahoro y'umunyabyaha nayo. Ngaho noneho nguhaye umwanya wo gutekereza abantu ushobora gusaba imbabazi, ngaho batekereza urebe uko bangana, urebe kuri bubashe kuyicamo. Ikisho twizeje cyavuga ngo nubwo biruhije ariko biracyashoboka, ariko biraruhije. Icyo munsi ni ukwihana. Ngaho vuga uti ngiye kwinyuramo iyo nzira. Nimba Bibiliya yawe wemera naho yanditse ngo wibuke kwezi cyumweru akaba nahahari, uremera kwinyuramo iyo nzira, ugendere mu isabato yanditse muri Bibiliya? Cyangwa ugiye kuvuga uti ibyo ari byo byose imburanya ziratangiye kuvuka muri wowe? Kubera iki? Igisubizo gitangiye kuvuka ni ikivuga ngo nituyicamo. Nabashyireho abarinzi ngo bavuze imanda, baburira abantu yuko bayobye. Abantu batura dushinja ubuyobe gute? None se ubu twaba twarayobye abantu bose basenga ku cyumweru? Oya, mu mateka ya Bibiliya
abantu 10 mu bantu 12 bagiye gutata Kanani, umubare munini niwe wari uri mu buyobe. Umuvandimwe wa Mose, abantu benshi bamubwiye bati turashaka Imana idusubiza mu Egiputa, nibo bari benshi. Karumeli yaragarutse, abari bari Karumeli nibo bari benshi kuri Eliya. Igihe Pilato arashyize Yesu imbere y'abantu akababwira ati hari itangazo ngiye kubaha, itariki yo kubohora imbohe imwe irageze. Hano hari ibandi yitwa Baraba, hari na Yesu umwami w'Abayuda, cyo kwa nta cyaha namubonyeho, ariko kubera ko mushaka ko abambwa nawe arabambwa. None ngaho nimujye mu mibare, abenshi aho bari buvuge niho njya, mbambe nde mbambure nde. Abenshi bavuze ngo iki? Abenshi bavuze ngo Baraba natahe Yesu agenza ate. Nurebera agakiza mu bwinshi bw'abantu ntabwo uzabona ubugingo. Ntabwo ubwinshi bw'abantu n'abafana. Byo kuvanga abantu benshi basenga ku cyumweru bose ngo ubwo barayobye, byihorere. Ahubwo reba icyo Bibiri ivuga, wihane. Uyu mugoroba rero wo kwihana no guhinduka, ndasaba Imana yo mu ijuru yonyine itera umutima w'umunyabyaha kwanga ibyaha, ikaba ari itera umunyabyaha kureba ikaruvara akamenya icyaha cye n'uburemere bwa cyakoze, akaba ari ufata icyemezo ati Mwami Imana, sanze inzira yanjye irwaye, narebye ku bantu barwaye nanjye ndwarana nabo, kubw'uyu mugoroba sinshaka kuva ahangaha ndi umuhakanyi ngo mvuge ngo iyo nzira sinzayicamo, ahubwo wadamburiye ibiganza njye sinakureba, umaze igihe unegeye amatwi njye sinakumva. Uyu mugoroba misemo kunyura mu nzira y'ukuri, kandi iyo nzira twayibonye muri Yohana 14:6, Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ngaho nimba uvuga uti Mwami Yesu, iyi nzira ngiye singiye kuyirwanya, ngiye kwihana mbikuye ku mutima, sindi bwite ku maso y'abandeba, ndita ku maso ya Yesu andeba y'imbabazi. Wigire hafi dusenge, igira hafi.